Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe, ugubwe neza. Ndagushimiye cyane kubwo kubana nawe. Turi gushaka kubaho kw'Imana, presence y'Imana muri twebwe. Indirimbo ni kimwe mu bituzanira kubaho kw'Imana muri twe. Reka dutangire turirimba indirimbo ya 62 mu gakiza. Mu bihe byo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Uwiteka Mana yacu, Mana isumba byose, duciye bugufi imbere yawe, turakuramya. Ni ukuri gusenga kwacu turabizirikana ko kugera imbere yawe. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Ni ukuri aho tujya hose gusenga kwacu urakumva. Uhabwa icyubahiro Nyagasani kubw'uyu muyoboro mwiza washyizeho. Aho tugiye hose turasenga ukatwumva Nyagasani. Uhimbazwe iteka, uragahora ku ngoma. Turagusingiza Mwami Imana, turakuramya. Ni wowe Mana yonyine, nta yindi Mana ibaho, nta wundi wo gusingizwa, nta wundi wo gusengwa, nta wundi wo gupfukamirwa, nta wundi ukwiye icyubahiro. Ni wowe wenyine Nyagasani, Mana iheranije isumba byose, uri hejuru ya byose. Hejuru yawe nta kindi gihari, nawe mwagereranya, nawe munganya imbaraga. Urebera byose mu itangiriro ukageza mu iherezo. Mana Alpha na Omega, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza. Tuje imbere yawe, turashaka presence yawe, turashaka kubaho kwawe muri twe, turashaka imbaraga za Mwuka Wera. Turakwinginze Nyaguhora ku ngoma, ngwino ubane natwe Nyagasani. Wivugire mwigisha mwiza, utwigisha amagambo yawe, abe muri twe agwiriye kandi atari ukumva gusa, dushire no mu bikorwa. Umugisha buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, ashaka mu maso hawe. Uwiteka umugenderere, Uwiteka abone icyo agushakaho, abone presence yawe muri we. Uwiteka uhorane natwe, urakoze kutwumvise. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Haleluya.
icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe n'imbaraga n'iby'Imana yacu iteka ryose iragahora ku ngoma. Imana ni nziza, ntitwabona uko tuvuga imbaraga z'Imana, ntitwabibasha. Umuririmbyi yaravuze ngo uwafata inyanja igahinduka wino, ijuru naryo rigahinduka impapuro, ndetse ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose, haleluya, ab'isi bose bakandika iby'urukundo rw'Imana, naho babigera ntabwo babirangiza, ni byinshi cyane. Dawidi abuze uko abigenza, aravuga ati mbuze uko mbivuga, aravuga ati Imana yacu ni iya, Imana yacu ni nziza, Imana yacu irahambaye. N'abamarayika babuze ukundi babigenza, ari abamarayika babura ukuntu bavuga baririmbira Imana, bakajya bayikubita imbere, bahora bayikubita imbere ati urera, 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 urera. Amagambo yo kuvuga Imana neza ineza yayo biraturenga. Iyo dutekereje ineza y'Imana turaseka, tukanarira, tukabura uko tubigenza. Iyo utekereje ineza y'Imana, iyo utekereje aho yagukuye, aho ikugejeje, kandi iracyakora, yo gahora ku ngoma, iracyakora. Hari abantu bazi guhimba rwose, bakaririmba bagahimba ukumva amagambo, ariko nabo ntibayarangiza. Umuririmbyi umwe aravuga mu Cyongereza ngo even I don't see it, you work. Nubwo ntari kubireba, nubwo ntari kureba ko uri gukora, ariko you never stop working. Ntabwo uhagarika gukora Mana, urakomeza ugakora. Arega nubwo uri kureba ukabona nta nzira, Imana iri kubikoraho, iri mu kazi, akazi keza Mana. Uvuga ngo akazi keza Mana, komeza ukore, wowe ntusinzira, nturuha. Wowe uri kureba ukabona byahagaze, ukabona nta nzira, ariko Imana ntabwo ihagarika gukora. Nubwo utari kubireba, Imana ibirimo, ndakubwira ngo ibirimo, Imana irakora, ntabwo ihagarara. Haleluya, nshimiye Imana cyane, ndanezerewe. Uyu mwanya mwiza turi gushaka presence y'Imana, umwanya wo gusenga. Nkunda kubwira abantu uti gusenga, dusenge ubudatuza. Gusenga harimo ibintu byose. Gusenga niho tubohokera, mu gusenga niho ibyari bifunze bifunguka, mu gusenga niho tubona Imana, mu gusenga niho ibyaha bituvaho. Mukunde gusenga. Ntushobora kubona presence y'Imana udasenze. Mu gusenga nibyo bihamagara presence y'Imana. Imana rero ahari presence y'Imana, byose biraza, ubona umugisha. Bya bindi wifuza byose biraza. Bisaba rero gusenga ugahozaho. Kandi gusenga si ugusenga uvuga ngo kansenge ndebe ko mbona ibi n'ibi nkeneye. Ahubwo senga Imana kuko ikwiye gusengwa.
senga Imana uyicire bugufi, senga Imana winginga, ushake presence y'Imana. Nubona presence y'Imana, bya bindi biraza ku bwa presence y'Imana. Gusenga ni amahirwe, ni umugisha, ni ubuntu. Kumenya Imana ni ubuntu bugeretse ku bundi. Gusenga ni imbaraga zituma ibyakurwanyaga byose nubwo bitabura bigenda bigerayo, bihunga, kuko umunyembaraga ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, presence yahageze. Reka twinjire mu ijambo dusoma muri Samweli, Samweli wa kabiri, igice cya 6, duhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 23. Iki gice cyose Samweli wa kabiri rwa Samweli 6, umurongo wa mbere. Aha ngaha hatubwira uburyo Dawidi yahagurutse aravuga ati reka njye kuzana isanduku y'Imana ku mugabo witwa Abinadabu. Aragenda, agezeyo bategura igare rishyashya, bashyiraho isanduku y'Imana. Hanyuma umugabo witwa Uza na Ahiyo batwara iryo gare. Noneho bageze mu mbuga ya Nakoni, noneho bahageze inka ziratsikira. Uyu mugabo witwa Uza ashaka kuramira isanduku y'Imana, maze itsikiye agiye kuramira, Uwiteka amutsindaho, amuhoye icyo cyaha. Hanyuma Dawidi arababara cyane, aravuga ati iyi sanduku ntinya Uwiteka, iyi sanduku ntabwo ndi buyijyane iwanjye, ahubwo ariya hari umuntu tubona umeze nk'aho adafite umumaro witwa Obedodom. Niyo yapfa ntabwo azaba ahombesha igihugu, ngo ayicisha hirya ayijyana muri urwo rugo. Ariko uyu muntu wasaga n'utagira umumaro yarazi gusenga. Abonye ya sanduku ishiwe, akajya yikubita imbere agasenga, akaramya Imana. Mu kuramya Imana niho presence y'Imana iza. Mu gusenga akayikubita imbere, agapfukama. Mana urera, Mana urakiranuka, uragahora ku ngoma, icyubahiro ni icyawe, nawe mugisangiye, maze ngo Uwiteka amugirira neza. Niba gusuzugura usenga, komeza ushake isanduku y'Imana ibi wawe, usenge presence y'Imana niza. Iyo ibihamagaye byose birayitaba, irahamagara ifeza n'izahabu bize, maze ngo Uwiteka amugirira neza. Amakuru aramenyekana, amakuru azamenyekana ko wasenze, komeza usenge. Amakuru azamenyekana ko Imana yakugiriye neza. Ndakubwiza ukuri, iyo wasenze ukaguma ugasenga, ugashaka presence y'Imana, akaba ari cyo ushyira imbere, ugashaka kuyiramya, ugashaka kuyisingiza kuko ibikwiriye. Si uko uri kuyishakaho ubutunzi n'ikindi, ahubwo ni uko ibikwiriye.
Imana ikwiriye gusingizwa, ikwiriye guhimbazwa n'icyo waremewe. Kumenya icyo waremewe rero, kumenya yuko ugomba guhimbaza Imana ari umugisha, ari ubuntu, icyo ngicyo kizazana presence y'Imana. Presence y'Imana nihaba rero, abantu bazamenya ko Uwiteka yaguhaye umugisha, ko Uwiteka yakugiriye neza. Inkuru ziragenda zigeze kwa Dawidi, watinye ya sanduku y'Imana akayicisha hirya. Noneho Obedodom wamenye tekiniki yo gushaka mbere na mbere presence y'Imana, guha Imana icyubahiro, agasenga. Gusenga, iyo wasenze icyaha cyose kirahunga. Ntabwo rero Obedodom isanduku y'Imana yari kuhagera ngo imwice asenga. Yarasengaga, icyaha kirahunga, haza presence y'Imana, kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana kwari muri we, mu rugo rwe, akayitambira. None Dawidi nawe amenya impamvu ya sanduku y'Imana yagezeyo, noneho Imana ntimwice. Amenya ngo nanjye reka mbikore, nyizane. Maze ajyana abantu benshi, agashyiramo n'intambwe, akavuga ati aba bantu iki gikundi ntacamo intambwe 6. Ajyaho ikindi, batamba igitambo, batamba ibitambo. Maze Dawidi aramya Uwiteka, amuha icyubahiro, arabyina, abyinira Imana, ariyerekana ngo aca ikibungo. Kuko yamenye yuko ibyo ngibyo ari byo byatumye ya sanduku y'Imana imara amezi 3 kwa Obedodom. Aha kugira ngo apfe arakira, aba umukire, amakuru arakwira yuko Imana yamugiriye neza. Maze ngo Mikali umugore we aramuseka, abanza amusekera mu mutima. Hanyuma Dawidi amaze guha abantu impano, ikirori kirangiye, abasabiye umugisha, aravuga ati reka njye gusengera nabi wanjye mu rugo rwe. Maze umugore we amubwirana agasuzuguro kenshi, aramubwira ati ubone ngo umwami abyine yitakume imbere y'abaja n'abagaragu. Ariko maze Dawidi amusubiza amagambo meza cyane. Aramubwira ati jyewe rero nitakumaga burya imbere y'Uwiteka, ntabwo ari imbere y'abantu, ahubwo ni imbere y'Uwiteka. Ati Uwiteka wandutishije abo mu nzu ya so bose, akangira umwami wa Isirayeli, uwo niwe nahoze nitakuma imbere ye. Kandi ngo niyo mpamvu njyewe nzahora niyerekana imbere y'Uwiteka, si imbere y'abantu, imbere y'Uwiteka. Utavuga ati sinzi kuririmba, sinzi kubyina, uri kubikorera umuntu se? Ijwi Uwiteka ashima urarizi. Imana ishima ijwi riyobowe na Mwuka Wera. Mwuka Wera ntaza ahari icyaha, icyo cyonyine. Baguseka ngo uririmba nabi nk'iki, oya, wowe uri kuririmbira umuntu, uri kuririmbira Imana. Uri muzi kubyina, uri kubyinira umuntu se, uri kubyinira Imana. Bara nkaho badahari. Ntubiteho, urebe Imana iri kukureba. Noneho aramubwira ati
ngewe nzahora nitakuma imbere y'Imana iyo yandutishije bene so bose ikangira umwami wa Isirayeli nkaba mbayoboye. Ngo kandi kubwanjye nzarushaho kwitwa insuzugurwa nicishe bugufi. Amasengesho atuma ushobora guca bugufi. Nzakomeza guca bugufi nigira nk'insuzugurwa nubwo ntari insuzugurwa, kuko Imana ntiyakwemera kukugira insuzugurwa kandi nyir'icyubahiro cyose ari muri wowe. Ntabwo bishoboka. Mu masengesho ikindi amasengesho azana n'icyubahiro. Byanditswe mu Migani 22:4 ngo uwicisha bugufi Imana ikorana n'uwaciye bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano icya mbere ni ubukire, icya kabiri ni icyubahiro, icya gatatu ubugingo buhoraho. Ntushobora kubibura wasenze, ntabwo bishoboka. Ngo kandi kubwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi. Ngo ariko mva kakana ariko abo ngabo uvuze, abo babaje, abo ngabo niyerekanye imbere y'Imana bandeba, bazanyubaha. Dawidi yari yarasobanukiwe nuko abantu kukwita insuzugurwa ugaca bugufi ukigira nk'insuzugurwa imbere yabo, ariko Imana irushaho kukuzamura ukubaha Imana nyir'icyubahiro cyose ukajya hasi. Imana ntabwo itizwa amaboko, Imana ntikorana n'uwishize hejuru, Imana ntikorana n'uwigereranya nayo. Niyo mpamvu yaciye Satani ayiva imbere. Ahubwo Imana ikorana n'iki? N'umuntu wasenze. Gusenga bizana guca bugufi, ugaca bugufi imbere y'Imana. Maze rero wamaze guca bugufi nibwo Imana iguhe icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Haleluya. Maze ngo Mikali mwene Sawuli abingumba arinda apfa atabyaye. Guca bugufi, Imana ikorana n'uwaciye bugufi. Shaka presence y'Imana. Nta handi wabonera presence y'Imana ni mu isengesho. Yihe icyubahiro, ukomeze usenge. Nusenga Imana uri kuviza ibintu uzacika intege ko ntabibonye. Ahubwo senga Imana ubona ko ari ubuntu, ari umugisha kuyisenga, kuko irabikwiriye, kuko uzi icyo wari ukwiye gukora. Niba ukoze icyo wari ukwiye gukora, ntukwiriye gushaka ishimwe. Wari ukwiriye kubikora n'ubundi, c'est ton devoir. Wari ukwiye kubikora. Ahubwo kubikora kuba ugize umugisha wo kubikora, wo gukora icyo wari ukwiye gukora, kuba ugize ubwo bwenge, ni amahirwe, ni ubuntu. Ni ubuntu bwinshi. It's amazing grace. Ni ubuntu bwinshi busaze. Noneho numara gushaka presence y'Imana. Obedodom yashatse presence y'Imana. Aravuga ati isanduku bayizanye iwanjye, nkanjye nde mwene nde, mbega ubuntu ngiriwe, nkanjye mwene nde wo kuba nsenga Imana nkayimenya, nkanjye mwene nde. Agaca bugufi, ayiwe mbega ubuntu ngiriwe bwo gusenga Imana. Arasenga, Imana imugirira neza, imuha umugisha kubera presence y'Imana. Shaka kubaho kw'Imana, nta handi wakubonera n'ugusenga
gusenga. Ndakwinginze senga, wongere usenge. Ni ubuntu gusenga, ni ubuntu. Icyampa Imana ikaguha imbaraga zo gusenga, icyampa Imana ikampa imbaraga zo gusenga, ngasenga ngakomeza ngasenga, ni ubuntu. Maze uko gusenga kuzana presence y'Imana, kubaho kw'Imana muri wowe bituzanira presence y'Imana, maze yabihamagara byose bikayitaba, bikaza bikakwiyomekaho, kuko Imana iri muri wowe. Ifeza n'izahabu biraza bibane kuri wowe, ibyo ukeneye byose biraza, kuko si byo wagenda ureba, wowe warebaga presence y'Imana, maze Imana ye ibihamagaye biraza. Haleluya. Wowe warebaga gushaka kunezeza Imana, gushaka presence y'Imana. Eka nkubwire, iyo ushaka presence y'Imana ntabwo uviza ku bintu, ntabwo barata Imana ko nagukoreye ibi n'ibiko bitaza. Oya, wabigiyemo ari ambition y'ibintu, bizarangira unabivuyemo. Ariko wagiye gusenga, agasenga ashaka kugira ngo anezeze Imana, akavuga ati mbega ubuntu ngiriwe bwo kuba nasenga Imana, menye icyo naremewe, nicyo nkwiye gukora, kuyihimbaza. Mana nakunezeza nte, Mana mbwira. Ugahora ushakisha, gushaka kunezeza Imana akaba aricyo kiri imbere yawe. Ugahora ushaka mbigenze nte, ciye bugufi imbere yawe. Mana ndashaka kukunezeza, ese Mana mbigenze nte buri gihe. Mana urera, Mana urakiranuka, uyikubita imbere ushaka presence y'Imana. Presence y'Imana igeraho ikaza, kuko wakomeje guhamagara Imana. Noneho Imana nayo ifeza n'izahabu biri iwayo. Hari abantu babona umukozi w'Imana umeze nka Obedodom, ufite guca bugufi, yashatse Imana, yumva ari ubuntu, yumva ari ineza y'Imana gusa, akayiramya atari kuviza amafaranga ikintu na kimwe. Babona ko Imana yamugiriye neza, ati bya bintu birarya, nanjye reka njyeyo. Noneho kuko Imana ye ntago ireba inyuma, ireba imbere, akabona ntibivamo, akabona ntibikunda. Nibo bantu uzasanga bari abakozi b'Imana baraguye, bagiye barebeye ku bandi, ariko wavuze ati mbega ubuntu ngiriwe kuramya Imana, mbega ubuntu ngiriwe gusenga, uwo ntashobora kubivamo naho yageragezwa. Pawulo aravuga ati ni iki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni ubukene se, ni inzara, ni urupfu, ni iki? Nta na kimwe. Abo ngabo nta na kimwe kibatandukanya n'Imana. Iyo bageze no mu bihe bigoye bikomeye, barakomeza bagashaka presence y'Imana. Noneho presence y'Imana yamara kuboneka, Imana iri aho ngaho, ifeza n'izahabu biri iwayo, iby'agaciro n'ubukire buhoraho, butari ubw'inyatsi buzuye umunsi ejo bukagenda, buhoraho. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 18, buhoraho bukaza. Noneho abigana rero badafite rwa rukundo rwo gukunda Imana, kwa kuvuga ngo ni ubuntu ngiriwe, ntabwo babimaramo kabiri. Ibyo birebwa n'abareba inyuma, kandi abantu ntitureba imbere kiretse Imana iduhishuriyeho gato, ariko Imana yo ireba imbere. Ndagira ngo ushake presence y'Imana, utinye Imana ireba imbere, atari ukwereka abantu, atari umuriro watse nk'ibishagari ugahita uzima, ahubwo ugakomera, ugasenga, ugashishikazwa no gushaka presence y'Imana. Imana izakugirira neza nk'uko yagiriye neza Obedodom. Yamenye tekinike ko ari ugusenga, ugashaka presence y'Imana.
agasenga ibyaha bikavaho bigahunga, akaramya Imana ikabasha kumwumva. Hari ukuramya ukaramya ariko Imana itabasha kukumva. Igihe bazanaga iriya sanduku bagiye bafite ibyuma bacuranga, noneho bari bafite imyirongi, bafite ibintu bitandukanye bacurangishaga, bumva ko bashobora kunezeza Imana. Kuba mwacuranze cyane mufite imyironge n'ibiki amasente n'ibiki, si uko ari mabi, ni meza pe. Harimo no kubaha Imana, umva noneho biryoheye n'amatwi twebwe nk'abantu imbere y'Imana ntitubizi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko kugira amajwi meza, ibyuma biranguruye amajwi, ibyo byose atari by'Imana ireba, ahubwo Imana ireba wa mutima ukeye uciye bugufi. Niyo waririmba n'ijwi ryawe ukagira n'ibyo byuma nabyo ni byiza, ariko umutima uciye bugufi wo kuramya Imana, umutima wera nta cyaha habe na kimwe kikurimo, icyo ngicyo nicyo gishobora kunezeza Imana, nicyo gishobora kuzana presence y'Imana. Atari uko wasimbutse cyane ukitera hejuru ukabira ibyuya, ibyo ni byiza, ni byiza nabyo, ariko nta mutima wera, utayobowe na Mwuka Wera, ntacyo byamara. Uza Imana imusumira ikamutsindaho. Bari bateguye pe, bafite imbyino, bafite imyironge, bari kuririmba, noneho batamenye tekinike ya mbere, kuba presence y'Imana iri muri uza ugiye gukoraho. Ni ukuvuga presence y'Imana yakugezeho ni Imana ifashe ku yindi Mana, ni Imana iri muri wowe. Ubuntu rero ntiyari gufasha Imana. Kubanza gushaka presence y'Imana nicyo cyari gutuma yakoraho akaba atari ukozeho. Pawulo aravuga ati ndiho ariko si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo muri njye. Kristo muri wowe rero aza hatari icyaha. Ni ukuvuga ngo uza yakozeho ari umuntu buntu, ntabwo bishoboka. Icyangombwa yari kubanza gukora ni ugusenga, agasenga agashaka presence y'Imana, akaba atari we uza ukiriho, ahubwo ari Imana muri we. Dusenge kugira ngo ye kuba ari twe tukiriho, ahubwo Imana muri twe. Reka dushake presence y'Imana. Icyo dukora cyose kizatubera cyiza dufite presence y'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusoze dusenga. Data wera, Mana nziza, turagushimye kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Data ndakwinginze ngo rigwire muri twe, ryere imbuto nyinshi. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, buri wese wumvise ijambo ryawe umuhe gushaka presence yawe, umuhe imbaraga zo gusenga kugira ngo icyaha gihunge. Data turashaka presence yawe muri twe, turakwinginze nyaguhora ku ngoma, girira neza buri wese wumvira ijambo, muhe imbaraga zo gushaka presence yawe, maze presence yawe niboneka
Nyagasani, twaciye bugufi turabona icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Uwiteka gukora ibyo wadusezeranije. Obedodom kuko yaciye bugufi agasenga, niko natwe Nyagasani witeguye kudutabara. Uduhe guca bugufi, uduhe gusenga ubudasiba, tugusabye imbaraga zo gushobora gusenga. Urakoze, uragahora ku ngoma. Nirukanye imbaraga za Satani zose mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye presence yawe muri twe, duhamagaye kubaho kwawe muri twe, duhamagaye imbaraga za Mwuka Wera, tugukorere mu mbaraga. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Imana iguha umugisha.